Mbere yuko dutangira iki kiganiro ndagira ngo banze wumve aka kantu. Hari abagabo benshi basobanutse cyangwa se abagabo benshi bafite ubwenge, bafite ibyo bagezeho ndetse bafite ubumenyi buhanitse pe. Gusa abagabo buriya umugabo agirwa n'ibintu bibiri. Umugabo agirwa n'ibyo atunze ndetse umugabo akagirwa n'icyo amarangamutima ye amuganishaho cyangwa icyo amarangamutima ye afite. Ibyo bintu bibiri iyo byabuze ku mugabo se cyangwa iyo byabuze ku gitsina gabo, akenshi kuba ukitwa umugabo se cyangwa kuba wahagarara muri sosiyete ukavuga ngo uri umuntu w'umugabo, akenshi kubibaransa birakunze kukugora. Buriya umugabo iyo afite amarangamutima ari hejuru adakenewe cyangwa ya marangamutima nyine adakenewe kugira ngo arebe nyine ibyiza yakigezaho mu gihe akeneye ayo marangamutima, just amarangamutima y'urukundo se cyangwa amarangamutima y'ikindi kintu runaka, usanga akenshi na kenshi kugera ku nzozi ze cyangwa kugera ku byo ashaka bikunze kumugora. None n'ikindi gihe iyo umugabo yihaye kujya kuvuga ngo wagiye mu bintu by'akazi cyane cyangwa se akagenda agaharira umwanya munini mu byo akora, akirengagiza ko ari undi muntu cyangwa se ari umuntu ku rundi ruhande ufite amarangamutima, umuntu nyine ukunda cye cyangwa umuntu ukundwa, nabyo akenshi biza kwica icyo bita nka repetition iyo nyine bimugaragaza ko ari umugabo cyane. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ndagira ngo tugendane neza kuko tugiye kureba ibintu byose bituma umukobwa cyangwa se uwo twita igitsina gore atashimwa n'umugabo uwo ari we wese, cyangwa se wa mugabo uvuga ngo umukobwa umeze gutya, ubwoko bw'uyu mukobwa cyangwa se umukobwa ufite iyi mico mba ngomba kumugendera kure pe, mu gihe nshaka kugera ku nzozi zanjye cyangwa se mu gihe nshaka kuvuga ngo ari byiza nakigezaho nk'umuntu w'umugabo. Buriya siko umuntu wese muhuye cyangwa se umuntu wese muhuje amarangamutima ukamwiyumvamo akakwiyumvamo se cyangwa ukabona nyine muri kugenda mu mujyi umwe, ariko totaroma igihe cyose ibintu byose muzaba bihuye. Niyo mpamvu kakanagiye dukora research neza, turavuga ngo tugiye kukwereka abakobwa se cyangwa igitsina gore ugomba kugendera kure imyitwarire se cyangwa imico cyangwa se ubwoko bwe, ugatumya ko uyu mugore numwiyegereza mu buzima bwawe, haba kumugira girlfriend se cyangwa kumugira umukunzi wawe, cyangwa se ku rundi ruhande kuvuga ngo ni nka fiancé cyangwa umuntu muzamarana igihe kirekire nyine in future time akazaba umugore wawe. Rero nyaboneka ibi bintu ndabyo byitondere, ntugende na kimwe ukigucika, ubanze umenye se uwo muntu muri kumwe asobanuye iki, uwo muntu muri kumwe se azakugeza ku se cyangwa se uwo muntu muri kumwe yakumanira. Uyu munsi tugiye kurebana iyi mico y'abagore cyangwa se imico y'abakobwa umugabo ashobora guhura nabo agatavuga ngo uyu mukobwa nkwiye kumugendera kure. Gazi umukobwa ukwiye kumugendera kure, n'umugira umukunzi, n'umugira umugore cyangwa se n'umugire ikindi kintu cyaba cyatuma nyine akwiyegereza cyane se cyangwa nawe umwegera cyane. Ibi ngibi impamvu tuba tugira ngo turebe se umugabo ni gute yatera imbere, nk'uko natangiye mbabwira ngo umugabo arangwa no kuba afite amarangamutima ndetse no kuba afite icyo ahagazeho muri sosiyete. Niyo mpamvu ngiye kukubwira imico y'abakobwa ukwiye kwirinda kugira ngo ibi bintu abo mukobwa n'umwirinde ukabona umuntu utari muri no karitsiye cyangwa muri aba tujya gukarifasifayinga, uzaba ufite wa mukobwa ushobora gutuma ugera ku iterambere rya se cyangwa wa mukobwa ushobora gutuma hari ibyo wigezaho kandi n'ayo marangamutima wayagize cyangwa se n'iyambiyanse yo kuvuga ngo ugize urukundo ndetse no kuba wamutunga nk'umugore nabyo byose wabigize. Tudatinze cyane ikintu cya mbere cyangwa ubwoko bw'umukobwa wawe mbere ugomba kugendera kure, wa mugabo cyangwa se cyangwa wa musore wumva kuri wa muntu ushaka kugira icyo witeza imbere, kuzatunga umuryango uzize, kuzagira ibyiza yigeze. Buriya wa mukobwa se cyangwa wa mugore uba wifuza ibyiza gusa mu buzima bwe bwa buri munsi, akenshi abantu bakunze kwita materialist. Wa mukobwa uba ukururwa n'ibyiza, ukururwa ngo uyu musore ndamukunze, afite ibi bintu atunze, afite amafaranga, afite appearance nziza, nyine atari wa muntu uvuga ngo mu gihe haje iki kibazo cyangwa se mu gihe uyu muntu muruwe n'amarangamutima nyine ndamukunze. Rero numva ufite umukobwa muri kose cyangwa ufite umugore muri kubana, ukabona nyine usanga akunda ibintu avuga ngo ngewe uyu musore tuzadura tugiye muri ambiance turi mu bintu by'ibyishimo, nta kuvuga ngo mu gihe hari n'ibyago muzaba muri kumwe, ni wa mukobwa utakwiye kwiyegereza mu buzima bwawe cyangwa se uvuga ngo uramwishyira. Buriya kenshi na kenshi umuntu ufite iyi mico ahantu uzamubonera ko nyine aba azakugiraho ingaruka ni wa muntu igihe uzaba ufite ikibazo. Yiga kenshi na kenshi abagabo bakunze kwihagararaho niberekana ibibazo mu bo bari gutereta cyangwa mu bantu bari kumwe, ariko uyu mukobwa ikintu kizamugaragaho ni kwa kundi mu gihe uzaba ufite ibibazo azaba ameze nk'ukumvira ubusa, atari wa muntu basi yanakugira n'inama nubwo wenda itagufasha ariko avuge ngo yakugira inama. Umukobwa ufite iyi mico cyangwa se umukobwa umeze gutyo ujye umugenda kure. Ingaruka ya mbere bigira ku mugabo uvuga ngo njye nkeneye iterambere, nyine kuzagira ahazaza se cyangwa nyine kuzagira ibyo nigezaho, akenshi na kenshi umugabo ashobora kwirirwa akora cyane ashaka kumushimisha, areba ko ari ikintu yakora kimuteza imbere, akageraho yivana ndetse akagera n'avana uwo bari kumwe cyangwa se uwo bari mu rukundo, ariko uwo mukobwa ntabibone ko ari umubano wo kumugira neza, ahubwo akavuga ko ari ibintu nyine just aba agomba kumukorera ku bw'urukundo. Kuri uwo mukobwa iyo yifata agafata ibintu gutyo cyangwa se akitwara ku bintu gutyo, guys ujye uhita umugendera kumenye ko uwo mukobwa atari umukobwa ugukwiriye pe, nimba uri umuntu ufite urukundo kandi uri umuntu ukeneye kujya ahazaza. Rero reka tudatinze cyane tujye ku kintu cya kabiri,
cyangwa se ku bwoko bwa kabiri bw'umukobwa ukwiye kwirinda uvuga ngo ngiye nimba mfite intego mu buzima bwanjye nshaka kuzageraho cyangwa se ibintu nshaka kuzageraho ngomba kuba mfite uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore undi imbere cyangwa se umuntu nshaka gushyira imbere mu buzima bwanjye, tukagenda se cyangwa tugafatanya kwa kundi umuntu abavuga ngo ngewe nkeneye girlfriend cyangwa ni umukunzi kuko nyine akeneye no gukoresha amarangamutima. Rero undi mukobwa wa kabiri ugomba kugendera kure guys, ni wa mukobwa uba udafite intego se cyangwa icyerekezo mu buzima. Uyu mukobwa buriya ni mubi cyane cyangwa se ubu bwoko bw'umugore ni bubi cyane, wa muntu uvuga ngo ikintu cyose akoze nta ntego afite, nta kintu ari guharanira kugeraho mu buzima busanzwe. Cyangwa se turi abantu basanzwe, ntabwo abantu bose baba bari kuri level imwe runaka, just kuvuga ngo uri umuntu uri muri karasi iri hasi cyangwa se utari karasi hejuru ku buryo waba ufite wenda ibintu byinshi ama business uri gupanga nk'umukobwa se cyangwa nawe wenda nimba uri umugabo akavuga ngo uyu mukobwa ntabwo ngo afite ibitekerezo hejuru. Ariko umuntu wese kuri karasi ye yose ariho duke ashobora kuba yabasha yabona, ni wa muntu ushaka kuba yatekereza akavuga ngo tuduke basi ningira intego tuzagira icyo tumarira. Yego bikanga kuko ubuzima nibwo bugena ibintu cyangwa se Imana nigena ibintu, ariko ukabona ko just yabashije wenda kuba yagerageza mu byo akora bya buri munsi. Burya umuntu utazi icyo ashaka mu buzima cyangwa wa muntu udafite intego mu buzima, umuntu utagira inzozi cyangwa se utagira gahunda y'ahazaza, umuntu ujya umugendera kure. Namwe bakobwa se cyangwa igitsina gore, umugabo udafite gahunda ubona ari wa mugabo ukunda ambiance, wa mugabo ukunda kunezerwa, atari wa mugabo uvuga ngo ngewe mfite ahazaza ndi gutegura, biranze ndogendagerageje, biranze ndogendagerageje, nta gucika intege. Uwo muntu ujya umugendera kure. Rero no ku ruhande rw'abagabo, umugore udafite gahunda ujya umugendera kure. Nimba uri wa mugabo wumva ko ufite icyerekezo cyangwa ufite ahazaza heza nawe ushaka kuzigeza nk'umugabo, buriya akenshi abagabo bakunze kubyirengagiza bakavuga ngo ngiye mba nkeneye ngo umugore ngo mwiza, just ugaragara neza, uri presentable quand même. Ariko akenshi na kenshi ibintu bikugaruka nyuma iyo uyu mugore usanze ibyo wagezeho byose bikugenda biyoyoka bitewe n'uko uyu mugore atari wa muntu wari ufite aim se cyangwa atari wa muntu wari ufite intego. Uri mugabo ashobora kumara igihe kinini amufasha kumenya icyo ashaka, amurwanira cyangwa se amufasha kugira urugendo mu buzima bwe, ariko hari igihe umugabo nyine abona ko uwo mugore nta kamaro afite. Rero akenshi na kenshi tuba tugiye kwitondera nyine umubano udafite icyerekezo cyangwa umubano udafite aho ugana. Uyu ni wa mubano wari umubano mubi wa mbere mu buzima. Urura akagira umubano uvuga ngo ufite aho ugana, wenda umwe akazatenga undi cyangwa se ukanavuga ngo uyu muntu yaranengushye ariko yari yaranyijeje ibintu. Ariko nimba uri muri wa mubano n'uwo mukobwa se cyangwa n'uwo mugore, ubona ko uwo mubano nta aim runaka ufite cyangwa se turi kuvuga ngo tuzapanga ibi ngibi nyuma tuze gukora ibi ngibi gutyo tape by tape mu buzima, ubona ko ari ikintu mugomba kuzigezaho. Uwo mubano just nimba ubona nta kintu uzakugezaho se cyangwa ubona ari wa mubano udafite aim cyangwa se intego runaka muzigezaho, menya ko uwo mubano nta kintu uzakumara mu buzima. Rero tutagiye mu bintu byinshi, reka turebe ubwoko bw'umukobwa wa gatatu cyangwa se umugore wa gatatu ukwiye kwirengagiza mu buzima bwawe. Iyo wabona mufite akakaka ugahita umuhungira kure, kuko uyu mukobwa ni wa muntu uzanakumagira ku buryo nta na bya bindi nyine uvuga ngo wari kuzajyaho cyangwa bya bindi ubona just biri imbere bakavuga ngo ngewe ndabura nyine igihe se cyangwa ndabura kongeramo imbaraga, ariko ibintu nzabigeraho mu buzima ubizi neza, cyangwa se ubona ko nyine bikuri imbere ugasanga ugize uyu muntu arinze atwara umugisha wese cyangwa arinze aguhuguza umugisha wawe, nawe ugumana ariko wakundi nyine ubona nyine umugisha wawe utari kuwugeraho, kumbe hari ibintu bigucikije byatuma utagira ku umugisha. Buriya mukobwa wifitemo ishyari n'ubugome, nibyo bita jealous and manipulative. Buriya umukobwa ni umuntu kame muri rusange, kandi nawe aba akeneye nyine kwitabwaho se cyangwa kumva ko akunzwe. Buriya hari umuntu runaka nubwo waba umwitaho se cyangwa waba uri wa mugabo ngo ugiye umukobwa amugaragariza urukundo, ariko ishyari ritazabura akugirira ishyari. Siko burya azakugirira ishyari se cyangwa avuge ngo wenda wowe kuko umwitayeho ngo ari kugira, ariko na wa mukobwa se cyangwa cya gitsina gore wa mugore ugirira ishyari bagenzi we, nawe ujye umugendera kure guys. Buriya ishyari n'ubugome ni ikintu cya mbere gituma amasezerano y'umuntu atinda kumugiraho. Abantu b'abarokore cyangwa se abantu dusenga tuba turi kugenda gatanu kuri gatanu. Buriya iyo ugira ishyari, iyo ugira ubugome, iyo ugira udafite urukundo kuri bagenzi bawe, nibyo bintu bya mbere bishobora kuba byatinza amasezerano ku Mana yawe ishobora kuba yari igufite. Rero wa mukobwa ugira ishyari, ugira ubugome, nawe wa mugisha waba ufite cyangwa se bya bindi byiza wari kuzageraho mu buzima bwawe, unabona ko ugomba kuzajyaho, cyangwa ukabona buri munsi uhora ugerageza kuvuga ngo anytime ibi bintu nzabigeraho. Uwo mukobwa nawe ashobora kuba yatuma utagera kuri ibintu byawe, ukaza kugira ngo ni wowe utaragize amahirwe cyangwa utaragize ikintu wigezaho, ukajya unishinza amakosa, ahubwo ari wa muntu winjize mu buzima bwawe, bikaza gutuma atuma nyine utagira ku mugisha cyangwa utagira ku bintu Imana byawe yakugeneye. Buri umugabo ashobora gutakaza icyizere, akabura amahoro, bikamubuza gutera imbere bitewe n'uwo muntu bari kumwe, cyangwa se n'uwo muntu uhora nyine just amwitaho cyangwa se amugaragaza ko amukunze. Nimba umuntu just afite ubugome akagerageza kumuza, nyine ukabona ari guta umwanya munini kandi ku muntu udafite icyo azamumara. Rero tudatinze, umukobwa wa kane se cyangwa
igitsina gore, umugore wa kane ukwiye kugenda kure, niba unamufite mu buzima ukwiye kugenda kure, umukobwa utagira urukundo nyarwo. Buriya urukundo twese turabizi, umuntu yagukunda nimba uri umuntu mukuru atari rwa rukundo rw'abana, umuntu yagukunda direct turabibona, umuntu aguha urukundo ukugaragariza care, wa muntu uri mu bibazo ubona ko ibibazo byawe ari kubyumva mbere cyangwa se ibibazo byawe ari kubigira nk'ibye, wa muntu nyine ukugaragariza uruhare rwe mu bintu byose waba urimo, ibyishimo byose akakugaragariza uruhare rwe. Rero uwo muntu n'ubu just ufite urukundo rwa nyarwo. Rero wa mukobwa ubona ko nyine we akururwa n'ibyo ufite cyangwa se akururwa n'uko ugaragara, ubona atari fier yawe niko nabyita se, cyangwa ubona atamereta kuba muri kumwe just akaza ufite amafaranga cyangwa se runaka nyine ari ikintu kiri kubahuza, ariko utavuga ngo afite emotional viable nyine ya buri gihe ku buryo mwaba muri kumwe. Uwo mukobwa ujye umugendera kure, wa musore we, wa mugabo we, uwo mukobwa nta kintu aba azakugeza. Ari ukuntu uvuga ngo uyu muntu njyewe ngo naramukunze nakora icyo cyose nkamushyira mu rugo, mu gihe uzabona umukobwa cyangwa se igitsina gore atari kukwitaho guys, atari kuguha agaciro, nta kintu utamukoreye, menya ko uwo muntu atari uwawe guys. Ashobora no kuza mu nyuma akabikora wenda ari ikintu agutezo cyangwa se ari kukwifuzaho, we yuze ubwenge uramureka, umuntu waraza. kandi urukundo ruravariya, ntabwo uba wararemewe gukunda umuntu umwe wabona n'undi ukunda. Rero tugiye ku muco wa nyuma cyangwa se umukobwa wa nyuma ugomba kugendera kure, wa mukobwa uhora wifuza guhindura umugabo. Haza ahantu twitonde, wa mukobwa uba wumva ko atanyuzwe n'imico umugabo afite. Wowe mbere y'uko ukundana n'umuntu mukajya kwemeranya ko ngo mukundanye, umugabo umuzi uwo ari we, ubuzi ukuntu yitwara, kandi nawe wa mugabo we ubuzi uko witwara ndetse n'uko umeze, uwo mukobwa ababasha kukwihanganira ibiki byose. No wa mukobwa none ukamema ari utanasanga ari ya mico uvuga ngo ni imico basi mibi, wenda ngakwifuriza kuba wareka inzoga guhindure cyangwa guhindure mu bintu wenda nk'ibyo, asanga n'uwa muntu uri kukubuza n'ibintu bizima nyine, ari wa mukobwa ushaka kuguhindura kugira uwundi mugabo wewe adashaka ko uba uwo uri wewe wa nyawe. Uwo mukobwa ujye umugendera kure, kuko buriya ibyiza cyangwa se iterambere ryose uzagira rizashingira kuri wa nyawe, kuko buriya uzarebe niyo mpamvu abantu bari talented bahirwa cyane kurusha abantu bari skilled. Iyo ukoresha impano ubasha gukira byihuse kurusha umuntu ukoresha ubumenyi. Kwiga ni ingenzi cyangwa kugira ubumenyi ufata mu ishuri ni ingenzi, ariko buriya umuntu uzaba successful cyane mu buzima ni umuntu uzakoresha impano mu kuba yamuteza imbere cyangwa se mu kuba yakwinjiza kurusha wa muntu ukoresha ibyo yahawe, kuko ibyo yahawe hari abandi babikoresha kandi babihari benshi, ariko impano buriya isangwa ahantu hari. No mpamvu buriya kuba uwo uri we cyangwa se kuba umugabo wewe wa nyawe bizagufasha kugera ku iterambere ryawe kurusha uko umuntu yaguhindura, cyane cyane uwo mukobwa ushaka kugira uko ashaka kugira ngo avuge ngo nyine ngo aragukunze cyangwa se wenda ari kugukontroresha kuba agukunze cyangwa se wenda yarikira kugukunda. Ntabwo mumenye ko uwo uri we wa nyawe, gusa nawe wirengagije imico bijya ku ruhande cyangwa ibindi bintu, kuko ntabwo abagabo nabari perfect turabizi, ariko nyine uzirinde wa mukobwa wumva yakumanipulatinga cyangwa yashaka gukontorora uko witwara nyine agahindura uwo we wa nyawe. Mwari kumwe banyita Kwihangana Didier, twari turi mu kiganiro cyo kureba ko ese nabaye bakobwa atashariye imico 5 y'abakobwa, abo bakobwa rero ugomba kugendera kure kugira ngo ubashe kuba waba successful mu cyangwa ubashe kuba wajya nayo cyo wigezeho mu buzima. Niba utarakora subscribe guys, mukore subscribe ni ingenzi, kandi tuze no kwanda no mu bindi biganiro by'ubwenge mu kanya gato guys. Cyane.